nongeye kugusuhuza wowe wahisemo gutega mu matwi Gisorori News TV. Nk'ibisanzwe rero inkuru z'inyarugenge cyangwa se amabara ari kubera inyarugenge, ubu ngubu tuvugana uwitwa Pasiteri Hakim n'uwitwa Mama Sava, ngira ngo abo bombi murabazi. Uwitwa Mama Sava akaba amaje kumena umuceri hagati ye na Pasiteri Hakim. Umuriro watse ngo ibintu ngo bijyanye no kwikinisha kuri Pasiteri Hakim. Ewana, reka mbakubita icyo bita voice. ngo njyewe ngo mfite ikibibi, ndamubwira nta kibibi ngira. Ngo ndi kuvuga ngo utuntu ngo tw'utudomo ngo tuba turi ku mubiri ngo tumeze ngo twatundi bita abana, ndavuga nti ndadufite. Udufite hehe? Ndamubwira nti dufite bose. Ngo no ku matako, ndavuga nti ngo tunyereke, ndamubwira ntago bikunda. Hashira kanya abakubye telefone, nibwo nagiye koga ko yarambwiye ngo uretse ndaje gato, ngo abantu turi kumwe ngo uretse ndaje gato. Ndangije njyewe njya muri dushe, arampamagara ndamwita ko muri dushe njyana yo telefone. Nambwira nti rero pastor, njyewe ubu tuvugana ndi muri dushe. Ati mbabarira, ati tuvugane unyiyereka. Aho ngo mpita nshyiraho question mark, ndavuga se ubundi we ni pastor nyawe ushaka kundeba ndimo ndonga. Nshyiraho question mark ndaceceka. Telefone irasona nka gatatu cyangwa kane ntamwitaba. Muri ayo masaha ya mu gitondo, iyi ncuro mwabonye za mu gitondo ntamwitabye, nari ndi muri dushe. Mvuyemo nizo zikurikirana n'iyo audio yo kumubwira ngo nari nkiri muri dushe, I'm sorry, niyo mpamvu namuhaye iyo VN. Birakomeza, arongera arampamagara, arambwira ati se ubundi ufite umugabo? Ndamubwira nta mugabo mfite. Ngo none se ngo waretse nkakubera umugabo? Acecetse ko nge ntakuvugiyemo byo byishaka kubwira abakobwa iby'abagabo ngo uzabarongora ko reka rero nyine nose yaretse kumvugiramo, ubundi arashaka iki? Ndamubwira ati njyewe narakomeretse bihagije, ntago nshobora njyewe kugira kwinjira mu bintu byo gushaka abagabo no mu rukundo, ntago bikunda. Arangije arambwira ati noneho let's be friends, kubera aba best friend ujye umbwira ibintu byose nanjye nkubwira ibintu byose. Ndamubwira okay, nta kibazo, niba turi aba friends ibyo nta birabaye, nta bitwaye. Bigeze nimugoroba ngo yarampamagaye, ampamagara kiri no kuri Zoom, mbona ahagaze ku gatuti ko n'undi yampamagaye video call. Ampamagara mbona kiri kuri Zoom ari ahantu basenga. Arambwira ati se kuki nigeze nkubona kuri Zoom? Nambwiye ni nahageze, ariko kuko nari nyiri mu muhanda ndi busy, I was driving, ntabwo njyewe nari gushobora kwatendinga Zoom, ntabwo byari gukunda. Arambwira ngo sawa noneho ngo reka ndangize kino kibazo cya Zoom, ngo ubundi ngo ndagaruka. Nambwira sawa nta kibazo. Atangira no sasa kumamagara video, turabiganira nyine byose. Urumva twari twemeje ko tugomba kuba inshuti. Noneho dutangira sasa kuganira, tuganira nyine kuri video ko ngiye kubona mbona ntago hano ndi gusebanya, ndi imbere y'Imana, ibintu nabisubiramo n'Imana no mu ijuru irabizi. Sasa noneho ikintu cyaje gukurikiraho, yarampamagaye video ko none ngiye kubona mbona tuvugana umwanya munini, niba ari iminota wabonye iriya 20 ninga ibyo wasomaga nabyumvishije muri iyo minota 20 nibwo twavuganye umwanya munini. Iyo minota yose yayimaze ari kwikinisha. Wow. Iyo minota yose yayimaze ari kwikinisha, kuko ntabwo njyewe namubwiye ko natose cyangwa byagenze kuriya, nta cyabaye nkanga no kumwitaba akajya ambwira ngo mbabarira ngo 1 minute please ngo n'ibikindi biki. Ngo yarikinishije, amaze kwikinisha njyewe mitamukupa. Niba mureba neza yamamagaye inshuro zenga nka 50, akomeza kunyinginga ngo mbabarira. Araje arambwira ati noneho niba byanze kwishiraho video mbabarira, kuko njye nagize ubwoba mu mutima. Ndavuga ni se niba umuntu ari umupasteur yarangiza akaba arimo arikinisha, anyeretse ubwambure bwe ari kwikinisha, yarambwiye ngo urabona ko urabizinda umupasteur, twavuganye ko uri inshuti yanjye, mbabarira nawe unyiyereke umfashe kurangiza, kuko uri kubibona ko urabona ukuntu nabaye, urabona ukuntu umeze. Yari mu cyumba cye, mbabarira umfashe kurangiza. Mbwa ntago bikunda, kubera ko njyewe ntago ibyo bintu nabikora. Niyo mpamvu namwandikiye ngo I can't do it. Imana ishimwe ko kari akantu nagashyizemo. Nambwira nti I can't do it, ngo mbabarira ngo umunota urenga amasegonda ngo nibiki. Nambwira nti njyewe ibi bintu sinjya mbikora, ntago ibi bintu njya mbikora. Niba uri umukozi w'Imana ntago ugomba gukora. Arambwira ati noneho rero ukuntu bimeze, reka noneho tuvugane kuri iki, nyine turi kuvugana kuri audio. Arambwira ati rero nta birenze, nanjye nakwiyeretse, ndi umuntu w'umugabo, nawe uri umugore, nta birenze. Uretse gato hano baramubwiye ngo ngiye gusara, kandi nyine yarari barikinisha. Rega nanjye ndi umuntu nambaye umubiri, ese kuki mutumva ukuri? Hanyuma uramubwira ngo natose.
ibyo bintu mukomeza rwose musubiramo mushaka muzana bidarape niko byagenze nuko yikinishije and then ndi umumama ikindi cyongeye kuri ibyo ndi single mother ntago kuba ntabana n'umugabo nanjye urumva ko mfite umubiri uri kubyumva neza so rero ukuntu byaje kugenda njyewe narangije ntashatse kumwitaba birangira noneho njyewe mwandikiye iyo message wasomeye abantu niba abantu bose bari hano bumvishije iriya message njyewe nahise numva ngize ubwoba namubwira ni umwami ukorera azaguhembe kuko ntabwo uri umukozi w'Imana iyo nza kuba narayanditse nyuma ntayanditse ureba ayo masaha twavuganye na message ya nyuma yawe wenda nawe muhaye haciyemo iminsi nk'ibiri cyangwa itatu nayo imuhaye uwo munsi niko kwitana na muboroka ibintu arimo arakora atari iby'abakozi b'Imana hanyuma hano mwavuganye iminota 12 urangije urarira uramubwira ngo mana we mbega ibyo unkoze n'ibyagukoze nyine kandi ari ibyo se godfa kuri kunsubiza inyuma kandi nabivuze ntabwo ari kugusubiza inyuma niyo message ya nyuma niyo message ya nyuma nyine ibyo yankoze nuko yikinishije none se ntabwo uri kubyumva okay twakomeje ngaho so hanyuma rero reka mvuge njyewe nsoza ukuntu byaje kurangira hanyuma rero njyewe naramuborotse bukeye bwaho yarampamagaye n'ubundi nomoko kuko namuborotse kuri WhatsApp yampamagaye kuri nimero bisanzwe arangije anyohereza na message arambwira ngo hayi sinamusubiza naho mpita nongera ndamuboroka hanyuma rero nkaba nsoza mvuga ngo impamvu ibi bintu njyewe nazamutse kuri pano yawe urabimbaza sinifata sinanarefutinga impamvu njyewe bino bintu nabikoze nari mfite ubuhamya bw'abana b'abakobwa n'abadamu uyu mupasiteri akora ibyo bintu noneho njyewe navuze yuko tugomba guca umuco wo kudahana niba kuko ari pasiteri nakomeza abe pasiteri areke kujya mu bitsina by'abantu abaka amavideo abaka ubwambure bwabo ngaburebe njyewe rero kugira ngo mbizane hano kuri social media ukabimbaza simpakane kuko nazamutse kuri pana barambwira ati ibintu by'umupasiteri numvishije yagukoze ibiki byagenze gute mpita ntangira ndagusobanurira kuko wari ubimbajije naragusobanuye ariko impamvu nabikoze nagiraga ngo abakobwa abamama murekeraho ntago abantu bose mubona hano kuri social media ari abapasiteri b'ukuri niba umuntu akwatse igitsina yiyita umukozi w'Imana urumva ko icyo gitsina agenda akakimaza iki hanyuma ikindi njyewe ndashaka kuvuga asobanure iriya video yashyize hanze kuko iriya video yashyize hanze akavuga ko ari njyewe abantu bafite proof washyizeho iyo record y'umuntu yayihaye avuga yuko ari yanjye abantu uyu munsi nahamagaye amavideo ko abantu barenze 10 bose ndabiyereka na n'uyu munota uyu mugabo wagiye kunsebya ko igitsina yaprayinze cya video ari icyanjye amenye ko ari aha hantu hari abantu 770 amenye ko ndi bumurege kuko biriya bintu ni harassment nta video yanjye nigeze muha nta gitsina cyanjye afite kiriya gitsina ni cy'undi mwana w'umukobwa yadarabye abantu mwese nahamagaye video ko nkabiyereka harimo Kenzo harimo Banatasha harimo ba Jackie harimo abantu bose niyeretse havuga ati muze mundebe ngayo nguko rero nguko ukuntu inkuru imeze nguko ukuntu amakuru ahagaze njye wabateguriye kandi nkambagejejeho iyi nkuru nyitagatuza kameni nosho cyuma cyasagutse ku ndege niba ari ubwa mbere ubonye umurongo wacu wa YouTube channel ibuka gukanda subscribe